Turizera ko mumeze mwese mukomeza gukanda subscribe ku cyane bya Rwanda ko mu bihe byiza inkuru yabyukiye by'umwihariko mu bitangazamakuru ndetse ikagenda inacacara by'umwihariko hirya no hino mu bitangazamakuru ndetse no ku macano atandukanye yakomeza kugenda igaragaza ko uwitwa Rocky Kimomo ngo yaba yamaze gucika cyangwa se akaba yamaze gutoroka nyuma yaho abivuga ko ngo ari gucika nyuma yo kuzuza inzu y'akataraboneka, inzu yujuje ahitwa Kibagabaga, ariko ngo bikavuga ko ngo inzu ngo uburyo yubatswemo cyangwa se nyiri kumugurisha nyine ino nzu company bakoranye kugira ngo iyi nzu ibe ya Rocky cyangwa se Rocky ayigure, bikavuga ko ngo byaba bitaranyuze mu mategeko. Ibiro bikavuga ko ngo uwitwa Rocky Kimomo nyuma yaho nawe yaje kugira kuno agatereka amashusho cyangwa se video ku rubuga rwe nyine rwa Instagram story, angiza akanagira amagambo yandika kuri X. Abantu benshi bakomeje kugenda bavuga ati ni AI ntabwo ari we, abandi bakavuga ati byanze bikunze ni channel ya Rocky cyangwa se nako ni imbuga nkoranyambaga za Rocky, byanze bikunze ntabwo Rocky ashobora kwibeshya. N'amagambo rasa nkaho atangaje by'umwihariko yavuze. Abantu benshi bakomeje kugenda bibaza nimba ibino bintu byaba ari byo cyangwa se wenda ari ukubeshya. Ngo bimwe mu bintu by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho, hanyuma bakomeje kugenda bavuga ati leta iri gushaka kugenda kuwitwa Rocky Kimomo nyuma yaho agaragaye ko n'umwe mu basitari mu gihugu cy'u Rwanda bakora by'umwihariko umwuga wa showbiz cyangwa se bakora nk'aba YouTuber bashobora kwinjiza amafaranga menshi cyane. Ati ibingibi rero bikaba bishobora kugira by'umwihariko uburyo ki bitagaragara. Abandi bakavuga ati ni leta iri kumugendaho nyine igamije kugira ngo ajye atanga imisoro, ariko ibyo nyine bivugwa ntabwo wamenya ngo ni ukuri kubera ko nta muntu uvuga ukuri biba bicaracara. Abenshi bakavuga ati ni ama AI cyangwa se artificial intelligence baba bakoresha mu kugira ngo berekane ibintu bitari byo. Witwa Rocky Kimomo ubu tuvugana by'umwihariko ku mbuga z'inkoranyambaga nka Instagram nta kirara bitangazaho gikomeye, uretse ko muri post ya nyuma heruka gukora ni post yakoze ku itariki zigera kuri 29 z'ukwezi kwa kane, ubwo ni mu minsi igera kuri 5-6 gukishize. Ubwo rero Rocky nibwo yashyizeho iyi post asa nk'uyipostingira nyine ibintu ubona ko ari kwa kundi postingira amafoto, ntabwo yigeze nyine agira ikintu atangaza. Abantu benshi bakomeje kuvuga ngo Rocky yamaze guhunga igihugu nyuma yaho yujuje nyine iyi nzu leta yakomeje kumeza imugendaho. Gusa ikintu cyatangaje abantu ni uburyo iyi foto yakoreshejemo, yari afite ibintu bimeze nyine nk'ibipapuro mu ntoki, ariko bakavuga ati kwifotoza ariko afite na biriya bipapuro nibyerekana yuko nyine ni ikintu nyine hari message ashaka gutambutsa, atari kuretse ko nyine abantu batigeze bashaka bagiye bamenya icyo aricyo ashaka kuvuga. Ariko nyine abantu bakomeje kugenda by'umwihariko babikurikirana bavuze ko gupostinga nyine kuno afite inuze ibipapuro by'amadokima mu ntoki ngo byashaka kwerekana ko nyine hari uburyo ari kurenganywa cyangwa se ari kugendwa. Bikaba bivuga ko rero ngo afite ibimenyetso, ariko ibyo bimenyetso bikaba bitari gukurikizwa cyangwa se bikaba bitari kugenderwaho kubera ko byanze bikunze hari impamvu bari kumugendaho nyine. N'amagambo abantu benshi bakomeje bavuga ati Rocky ni umurara nubwo atigeze avuga, ariko afite ukuntu yagiye ashyira ibimenyetso hanze. Abandi bakavuga ati ibitangaza by'amakuru by'umwihariko bikomeye byo mu Rwanda byatinye kugira icyo bitangaza kuri iyi nkuru kubera ko nyine birabizi ko ari ibitangazamakuru bikomeye, kuba ushobora gutangaza kino kintu bishobora kugukoraho cyangwa se bikaba byakafekta YouTube yawe cyangwa se televiziyo yawe. Ati ubwo rero ibitangazamakuru by'umwihariko bikomeye mu gihugu cy'u Rwanda byanze gutangaza iyi nkuru. Abandi nyine ngira ngo uko twabisubiyemo ni ibintu byagiye bigarukaho bavuga ati ni artificial intelligence. Abandi bati uretse wenda kuba Rocky yapostinze ayo mafoto yiwe nyine yerekana ko afite ibipapuro mu ntoki, cyane ko n'umwe mu ba YouTuber bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda yahawe n'igihembo cya Golden Silver, akaba ari igihembo gihabwa mu YouTuber amaze kwinjira muri million subscribers, akaba rero yamaze kucyakira. Ariko ibi ngibi rero nibyo byagiye bimushyira nyine ku rwego rwiza, bigaragaza ko ni umwe mu ba YouTuber cyangwa se n'umwe mu ba social media nyine bakoresha urubuga rwa YouTube bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Hari n'abadatinya kuvuga ko ari we Beast mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se nyine Mr Beast w'u Rwanda. Nyuma yaho rero ibi byose byagiye biba nawe ntabwo ikintu ugeze abivugaho, uretse ko mu minsi yashize yakomeje kugenda agaragara mu bikorwa byo kwamamaza by'umwihariko byitwa ngo ni ibintu byinshi byiyamamaza, harimo ibintu by'amayoga, harimo n'iki, ariko akagenda nyine ubona asa nk'umuntu nyine usa nkaho atameze neza. Abantu ushobora kugenda bigaragara ko bavuga ati Rocky nawe ubwe ntabwo ameze neza, nyine ntabwo yorohewe. Ariko nyine abandi bakavuga ati ibi ngibi ni Nyarwanda ziba zishaka kugira ngo nyine ko zibona ko ni umuntu uri
famous, ni umuntu ufite fame, ni umuntu ufite igikundiro, bavuga ati bakora igishoboka cyose kugira ngo barebe uko bashobora kumwangisha nyine leta, kugira ngo cyangwa se babateranye bafate umuntu w'icyamamare, nimba bashobora kwa uploadinga nk'ikiganiro ugasanga cyarebwe ibihumbi birenga magana angahe, 300 cyangwa se 200 mu gihe kitaramara n'umunsi. Umva ko ni umwe mu bantu nyine b'aba YouTuber u Rwanda rufite. Ibiro byakomeje kugenda bigaruka bivuga ati izi ngizi ni Nyarwanda rero ziri gushaka guteranya nyine ubuyobozi ndetse na Rock Kimomo, bakerekana ko hari imbogamizi z'ukuntu leta ibongamira umuturage cyangwa se ibangamira abastari, nyamara ibyo byose bikaba mu nyungu zabo kugira ngo babone uko nyine bakomeza kugenda barusenya cyangwa se bateranya guverinoma ndetse n'abastari. Ni ibintu rero bikomeye kugenda bivuga, by'umwihariko ntabwo wamenya ngo ni ukuri cyangwa se si ukuri, gusa icyiza ni uko uwitwa Rocky ubu tuvugana biravugwa ko ari mu gihugu kandi ari gukora nyine, abantu bakomeje kugenda mukurikirana by'umwihariko n'amacano yiwe, yari ibiganiro byinshi yakomeje kugenda yapodinga, nta na rimwe arajya kwifata video avuga ko wenda hari uburyo atamerewe neza, nk'uko twagiye tubona uwitwa nka DC Clement yafata video akavuga ko ngo yasenyewe inzu. Ibyo ni ibintu bigenda bivugwa ariko ntabwo ari ukuri ku buryo bufite ibimenyetso. Twese tuba dutegereje ngo twumve ngo niki ni ukuri ni ukuhe, cyangwa se niba Rocky ari ikintu aza kubitangazaho. Gusa nyine amwe mu makuru ari kugenda cyane ku nkoranyambaga agenda avuga ko uwitwa Rocky ngo tuvugana ngo atari mu gihugu. Abantu nyine benshi bakomeye kugenda bavuga kandi bakavuga ati nubwo yaba atari mu gihugu birashoboka ko ashobora no kuba atari mu gihugu yagiye mu rugo gusura cyangwa se wenda kubutembera cyangwa se kuryoshya. Ibyo ngibyo ni uburenganzira bwe, ariko mu gihe atari ibintu birasohoka mu bitangazamakuru byose ubu tuvugana Rocky nta kintu nawe aragira ikintu bitangazaho, bivuze ngo byanze bikunze ntabwo ari ukuri waza ngo uhite ushyiraho uvuge ngo ni ukuri kwa nyako, nyine nk'uko abantu benshi bari kugenda babitangaza. Ngiye muri kumva cyangwa muteze amatwi ni Ismael, mu gihe muri kumwikena kuri Rwanda.com, nakubwira ngo nyabureka niba uzi ko utarakora subscribe birashaka ukuntu ukora kuri ako kazogera kari hasi, kugira ngo buri uko dushyizeho ikiganiro ujye uba umwe mu ba mbere babashe kubona ikiganiro. Ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza.